mubwira amagambo namubwira oya ureka kana kamabukwe ndagukunda kana kamabukwe sinzakubabaza kana kamabukwe sinzatuma amarira ashoka mwabagore mwe mu nkunda uvanyemo mu masandirine abandi bagore ndabakatiye hagarare hano nta kibazo dufashe hano nukore humura nago ngo hagarara hano muhobere mwegere igera umusheri wabo urcyo buretse tukoretse na kameramani we wari umwibagiwe mana kameramani ujye umucunga ntakicwe n'inzara kuko yishwe n'inzara kamera iramucika ikaba yameneka. Yes, tubahaye ikaze kuri Wisdom TV Rwanda. Ni wa muhungu wanyu n'ubundi Dash Presence narababwiye ngo umupfumu naramwice burundu n'umurozi bose hamwe ubu ngubu ni stay here. Murabyumva no munsi rero Nzovu yadukoreye agashya atuzanira umuhinde kazi. Nzovu wamukuye he? Umuhinde se namuvanye mu Buhinde nyine. Oya se ese umva ko yitwa umuhinde namuvanye mu Buhinde. Ese uramwongera kuri mama Queen? Aya mama gusa wabonye umuhinde kwiteza mama umwirabura. Nose ubwo bw'abana n'iki byose ubwo biragenda bite? Nabo se uyama urabazana mu barera. Queen ariko bura nta mwana dufitanye. Harya umufitanye nande? Na mama Sandrine kandi mama Sandrine we ntitubana. Mama Sandrine nago mubana bivuze ko atazanabimenya se kubana n'uyu muhinde. Umuhinde uyo umuhinde erega burya abagore bose iyo mudafitanye isezerano mukamutarage mu murenge ukibonera undi mwana nkuko nabonye umuhinde nyine umuhinde ashobora kuza tugahita dusezerana tukajya mu murenge tukamushakira ubwene gihugu nagahita yitwa ko ari umunyarwanda. None se ngo muzamukominikana gutuza igihinde? Igihinde urumva uko numvisha asitse mu kinyarwanda di asitse mu kinyarwanda. Oya ntari ibi nubwo naba ntazi igihinde twaca n'amarenga. Yego se ahubwo se ko wumva ikinyarwanda n'imigani bigenura na yize. ndagerageza urumva ayega urabona nubwo ari umuhinde amashuri menshi yayize mu Rwanda kaminuza yize Butare ubwo urumva iyo umuntu ize universite mu Rwanda kuko aho yabaga iwabo mu Buhinde bageze bamuha buruse kuko yumvaga ko akunda igihugu cy'u Rwanda aravuga iti buruse kenze nige mu Rwanda. Rega naje nkurikiye na Nzovu. Nese uri umuhinde original cyangwa uri umumetisi? Ndi umuhinde original. Original? Imigani y'imigenurano wayimenye utese? Imigani y'imigenurano? Oya nayo nzi. Sara umbajijemo. Wize ikinyarwanda n'amategeko n'ige n'amajwi. Byose hose ndagerageza. Aho wowe nguyu hirya ngiyo za Ruyenge. Oya nge navuye mu Buhinde nje kureba Nzovu. Nzovu ndamukunda. None se nyuma yo wenda yo kubonana nawe wenyine wiyumvisha ute mbere yo urumva mbere wamubonaga ku ma social media uramukunda none umaze kubonana nawe wumvishe nyine umeze ute? Bambwira ikintu cya mbere wamubwiye mukibonana. Ikintu cya mbere namubwiye tukibonana namubwiye yuko nari mfite amatsiko yo kumubona nkaba mubonye. Cya kabiri namubwiye ko mukunda nyine ndi umufana we nk'ibisanzwe. Ubwo Nzovu ni wahise uva mu byawe? Nahise burya wa munyamakuru y'umuntu akubwiye ngo ndagukunda akemera agatega indege yarasanzwe mbona ku mashusho media kuko nkuko bikubwiye abona ukuntu nyina amafilimi abona ukuntu nkora ibiganiro neza abwituramo ko n'ubundi u Rwanda nduzi narwizemo Butare watega indege nkajya kureba akubwiye ngo ndagukunda yanabitegeye indege nawe itumubwiye iti ndagukunda. Nawe wase umusubiza ngo ndagukunda. Ubwo se gahunda iri muri urwo rukunda ni imeze iti niyo gushakana mu kabana niyo kugira gahunda zisanzwe n'iki? Urumva iyo umuntu mubonanye ako kanya akubwiye ngo ndagukunda nawe ukamubwira ngo ndagukunda ega burya inkundo zinyinshi dushobora gukundana urukundo rw'abana basenga dushobora gukundana urukundo rwo kubana dushobora gukundana urukundo rw'ucya bisanzwe ariko burya ndumva nta n'iminsi nk'ingahe aramara mu Rwanda reka tubanze
dukundane urukundo rusanzwe mbese agenda anyigaho nabona nitwaye neza dushobora no kuzakundana urukundo rwo kubana ariko tubanze dufate kuko n'ubundi agiye kubona akazi mu Rwanda aho yize urumva ntabwo azasubira mu Buhinde vuba none we karimo aravuga ngo umuntu gukundana urukundo rusanzwe gusa mpaka mupfuye urukundo rusanzwe nyine burya ntabwo mwahita mukundana urukundo rwo kubana murabanza mugakundana urukundo rusanzwe buri wese akagenda yiga bizaterwa n'amahitamo yacu. None se ubundi wowe kubera iki utakumva ko mwana akundana urukundo rwo kubana ni wowe ugena urukundo? Oya ntago ndugena mu kiganiro gusa njye na Nzovu dufite uko twavugana mu rukundo rwacu ko numva mudahuza oya turahuza cyane ko muri kutubeshya ntago tubabeshya usubira ngo nanone tubatangarize ngo gukina gutya ahubwo tuzabatungura kandi warimo aravuga ati dushobora no kugera nyuma yaho tugakundana urukundo rwo kubana. Ese ubundi urukundo rwo kubana n'urukundo rusanzwe bitandukanira he? ubwo uri kumva yini urukundo rwo kubana ubu ugiye kubana n'umuntu urusanzwe naguma mubana mukundana just as friends. Ushobora kureba abantu bakundana ukavuga ati barabakunda urukundo rwo kubana cyangwa urukundo rusanzwe? Oya urukundo rwo kubana ntago ubundi ukunda umuntu ukunda umuntu uvuga ngo muzabana ariko ntago ubizi. Ego rero Imana ibashyigikiye murabana. Ubona Nzovu yavamo umugabo mwiza? Avamo umugabo mwiza kabisa. Sure. Cyane. Uri proud yabyo? Uri proud yabyo? Urukumva n'umwana uno muhinde wamwipevera pe? Nta kibazo nesa ari bidasanzwe. Buriyeragaho iyo abantu bakundana bagakundana urukundo rwo kubana cyo cyambere no kubahana. Mwamara kubahana mugashyira hamwe ntagire burya buzamo nimba nkore amafaranga nkayamwereka nawe enda tuvuye nimba afite akazi k'ukwezi nkamenya amafaranga umushara hembwa nanjye nubwo byaba ari ibiraka ega bishaka kuba ari ibiraka ariko nimba nkoreye n'izo veni ku munsi akameti Nzovu mu kwezi azakorera nka 600 enda twavanamo ayo kuba naniwe ntakoze ariko ntiyabura nka 500 kabwite Nzovu nibura akora 500 nawe ndakaza akorera 500 akorera 500 ubwo wenda n'urugero natanga bibaye miliyoni tukabwiti mu rugo turakwesha nenda nk'urugero turakwesha nka 300 mu kwezi nda mu kurya utundi tundi iyo mutaranabyara biba byiza ariko mumaze kubyara umwana ashaka kurwara ibyo byose mukabibara mwamara kubibara umugore akabwita Nzovu n'umugabo akeneye ako gacupa ari mu bandi bagabo reka Nzovu nibura muri ya mafaranga muha 100 azaza agendana ku mufuka cyangwa kuri telefoni gutega akamoto kugira gute none tukareba andi mafaranga asigara ajya kuri he hari bucket twese tuba duhuriyeho kugira ngo nimba dukodesha nyuma tuzagura inzu yawe. Nese Nzovu mva ngo baze kurumva ibintu byose urukundo rwose wajya urubarira mu mafaranga kandi bajya bavuga ngo urukundo si amafaranga. Wowe ibyo bintu byumvute reba igihe waravugira ku rukundo rwanyu wivugira note gusubire imibare muri iki gihe tugezemo n'amafaranga. Urukundo n'amafaranga ubuse mwakundana ejo muzabwirirwa umwana w'umukobwa avuye mu Buhindi wabo yaryaga umuceri utetse neza kuko Abahinde burya bakunda umuceri ukaranze neza agapirawo ngaho izo salade ngaho mayonezi araje araburaye ari ibijumba hoya so urateganya kumugarura ibijumba gusa iyi Nzovu urabona wayigaburira ibijumba nyine wari uvuze ngo urukundo rwacu ngo kukirimo kugusha ku mafaranga amafaranga nayo arakora ntago mwaza ngo mubane mwicaye ese inzu mwayishyura iki mwarya iki se none se ngo muri kubana muri kubana we ntago turimo kubana ntago turatangira kubana turacyakundana urukundo gutya musurana mugira gute nkotorora ibyiza byanjye nimba ntajya mubura kuko iyo urimo gukundana umuntu acunga n'ibyo ukora nanjye nkamucunga ibyo akora ariko ndakeka yuko atanakwanga kubera ko ibaze umukobwa wagukunza azi bya bintu bya Sodoma n'iki kandi yajyaga abibona nabyumva ibaze umukobwa
agiye guhaguruka yarambaje Inzovu ko nje kukureba i Kigali ingeso wari urimo nzi zo kujya Sodoma n'agashyekero uzazireka ndamwe ni sheri nzazireka sinzazusubiramo ibaze nk'uturi mu rukundo yongeye kubona subiye hariya akancunga umukobwa ashaka kugucunga ashaka kunshakisha ngewe namubeshye ntabwo ari yahamenye iminsi amaze i Kigali kuba kisa atahamenye arahabaririza si ukubwira umumotari ati motari ndashaka ko ngeze ahantu bita Sodoma abamotari bose bazi Sodoma urabyumva bazi Sodoma none ubwo yaza ugasanga nsanze mu kabari ndi kumwe n'abandi bagore byahita bimubabaza urukundo rwanjye nawe rwo kubana rwahita ruhagarariraho byaba na ngombwa agafata indege agasubira iwabo. Ni ukuvuga ngo ibintu bya Sodoma warabiretse narabiretse ngiye gukundana nawe kandi ndimo kubisenga Imana ngo tuzakundane n'urukundo rwo kubana. Urabyumva? Ko mbyumva urukundo rwo kubana rwanjye nawe n'ubundi nyine no kubisengera kugira ngo bizakunde. No kubisengera kuki wakumva ko byasaba amasengesho menshi cyane biragoranye? Nta kintu wakora n'amasengesho ufite. Bivuze ngo kuba ukundana n'umuntu usaba Imana ngo igushyigikire. None so ibyo ibintu bya Sodoma wajyaga wumva watubwiye ko nyine wabonaga kuri social medias sibyo? Nyine wowe mukibonana ibyo bintu nyine wabashije kumubwira ko uzabyihanganira cyangwa wamubwiye ko azabihindura? Ubundi ukundana n'umuntu ugenda umuhinduraho gake gake. Ego ari guhinduka kandi nawe urabibona urabona kuntu yambaye cyangwa kabisa pere hera hasi ushyira hejuru urebe ibyari byo ukumva yene urabona yene nuzo ziri kuva na uyu mukobwa yaza mu Rwanda njye navuze urabona abakobwa bavukari aba bameze neza basa neza nk'umuhinde nk'uyu nguyu rero nawe ugira ngo wambare neza nimunasohoka musohokeye mu nshuti rega hano mu Rwanda abahinde barahari hari ashaka kumwita Sheri Nzovu ese reka kwita akwita Sheri Nzovu wasigaye abinyita Sheri Elephant ashaka kumwita tujye gusura bene wacu abahinde kuko ntabwo najya mu bahinde nambaye nabi cyabona bya bintu by'ibiremba niyo mpamvu ni inkweto yayimvaniye mu Buhinde aka gakweto nako yazanye ngira ngo muri kukareba gakweto amuvaniye mu Buhinde ati sinshaka ko nzangusohokana muri bene wacu ngo babone ko buriya kuko abahinde bagira defu abahinde iyo babonye utangiye gukundana n'umuntu utambaye neza udasa neza bashaka guhita bamukwaka wabo ntabwo wamushaka umukobwa wawe ntabwo wamushaka kuko abahinde baba bakeye ndetse ntibabibona ntabwo bari kubibona ariko nzobushobora ko no mwaka ufite amahirwe wenda yakamufite amahirwe kubera ko uyu mwaka ndakeka sibwo yashatsemo umugore yarashatse ariko ngewe ntabwo ndabihijana ku ijana kuko uyu muhinde turacyari mu gukundana muracyari muri negociation ndashaka kugira ibyago yamfatira muri babavuna muheto ugasanga aranyanze neza ariko Imana izabifashamo urumva kagatima kakiriyo ubu amaze nk'icyumweru mu Rwanda ariko sindajyayo icyumweru cyose gishize utarajyayo ariko wumva agatima kare hareka gashaka kujyayo rwose hari impinduka ziri kuba hari impinduka zagiye ziza none ubwo nguri kubigenza ute ko mbizi hari ahantu kuvayo n'igihe umazeyo byigorana nyine ubwo hari ubundi buryo ariko kweranjamo byibuze twebwe uko duteye urabona ni umukristo arasenga ese ni umukristo ntabwo ni umurokore twebwe ntabwo twahita ndabibona rwose ntabwo twahita tujya muri aka kanya hoya twebwe turacyari mu rukundo waragiye kuvuga ngo iki kwaje kwa pra ntabwo twahita tujya kwaje kwa pra aka kanya kwaje kwa pra ntabwo twagiye aka kanya yarambwiye ati Nzovu turacyari mu rukundo ahubwo dusigaye tujyana no gusenga woya se sigaye nasenga nsigaye nanasenga ca mu kanya uradusengera ubwo rero kabisa ubwo urumva rero kandi urasengera urukundo rwanyu gutegereza ko igihe kizagera kuko hanyuma muhite mwimariye ariko nabyo ni ugusenga cyane
hari n'igihe byananga shitani yabyivangamo shitani yabyivangamo ugasubirayo hari ahantu oya hari ahantu sinzi oya gusubira ntabwo nakongera gusubira ubwo gusubira ubu se byararangiye burundu byarangiye ese nayaka byararangiye ibyo yavugaga kuko nibyo ntago kijyanye yaka ntabwo birarangira amakuru angeraho yuko ubwo ni ukuvuga yuko rero ugomba kubwira umugore wawe akamuzana undi w'umuhinde kuko abahinde urumva nibo bagira gute ariko reka tuvugishe ukuri yakamwana yabahemukiye uriya mugore wiwe witwa Dusabe yakemera kumukubita umuhinde wose ababaje uwo muhinde umuhinde ateze indege ya miliyoni zingahe ese wowe ko ufite mama Sandrine ko ufite mama Queen uyu nguyu wa gatatu ariko nongeye mbigusoma mu munyamakuru ntago wumva mama Sandrine ntago tubana ntago mu ariko n'umugore wawe dusa nk'abatandukanye nabyaranye dusa nk'abatandukanye okay musa nkaho mwakoze divorce nubwo mutigeze musezerana mama Queen nawe ntago tukiri kumwe nawe mwaradivurushije ntago tukiri oya ndabateranya se nko kabyaranye ugiye kutwica n'ibyo utavuze urabivuga ubundi abantu bica ubuko ubundi bajya babura ndetse ubundi reka nkubaze nyine n'imbaraga ki byagutwaye kugira ngo Nzovu nyine umuhindure uzajye umujyana gusenga n'ibiki ego byantwaye imbaraga nyinshi cyane ariko ndamushimira ahubwo we ko yabyemeye arimo guhinduka cyane uri kuzana ba mama Queen kandi byararangiye sinzi impamvu wo gushaka urumva nyine rega uri mushyashya hano kuri Wisdom TV ntago bari basanzwe bakuzi ariko mukanya uraza tunyurizamo nyine tubwire n'agahindemo gakeya muteretane mu gindi ko biri kose barabimwigishije umenye yuko mu kuva mu Buhinde yarasanzwe abona mama Queen ngo ni inshuti ya Nzovu yaramwumvaga ubwo ngubwo n'undi yaje asanzwe azi izina mama Queen no kuvuga ngo arakubwira agahinde gakeya rego uyu nguyu yizi Butare cyane ese kumbe ibaze yavuye mu Buhinde bamuhaye buruse aza kwiga muri University ya Butare igindi yagiye akibagirwa ntabwo wamaza ngo akuririmbire mu Gihinde oya ariko umunsi nguyu igihe mumaranye nta duhinde yatwigishyiramo dukeya ku buryo mwaduteretana amatwumva oya icyambere nuko mukundana wankunda Nzovu none utubwiye ko yatangiye kujyana gusenga ubu ngubu musigaye mugira gute mujyana gusenga kuko tubwiye ko nyine ari umukristo wakijijwe babarira usengera urukundo rwanyu n'abanyarwanda babyumve bumve yuko koko iyo gahunda yo kuzasubira hirya iriya itakirimo bumve yuko nyine wakijijwe Imana ishobora byose Imana nkunda niwe uyobora isi n'ijuru ni wowe washyizeho urukundo uravuga ngo abantu bakundane umugabo n'umugore bakundane babyare bororoke nko ku musenyi wo ku nyanja Mana uyu mukobwa w'umuhindekazi yavuye iwabo ateze indege aza mu Rwanda ankunda usibye ko yabanje kwiga muri Université i Butare National Université y'igihugu turakundana turacyari mu rukundo ariko ntabwo turajya mu rukundo rwo kubana Mana ishobora byose ndabigusabye niba turi mu rukundo tuzagire n'urukundo rwo kubana tubane dushakane kandi Imana nkweretse Sodoma na Gomora ari Sodoma igikondo nkweretse n'agashyekero hari imitego myinshi nshaka kujyayo akayakweto yamvaniye mu Buhinde ugasanga barakanyibye bakamvanyemo nyuma bigatuma twahura akabiti se Nzovu za nkweto nakuguriye ziri he bigatuma umubano wacu ngewe nawe uhagarara nkahitamo bura gutyo bikangombwa ko afata indege agasubira iwabo Mana ishobora byose niyo mpamvu nkwetse ko Sodoma ntazongera kwisubiramo n'agashyekero icyo nshaka ubona amaze kwimuka nagiye kuba Nyamirambo niho ndi kugira ngo urukundo rwanjye n'uyu muhinde rukomeze kandi Imana mbisabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen shaka ngaho nanjye nabisinyira kuko urumva yuko ukuntu mbere wajya gusenga hahindutsemo akantu ivuga butumwa yashyiramo iminota nawe bari iminota amaze gusenga ukuri ko Imana uva mubwire nawe nangiye kumva akantu k'umwuka kamfata ariko Nzovu byumvikane ko usigaye uzi na Bibiliya sibyo Bibiliya icyambere nuko umuntu ega gusenga burya usenga ubikuye ku mutima buri sengesho ryose uzasenga
ubikuye ku mutima bigera ku mana nk'abariya iyo ugiye no kubabarira umuntu ukamubabarira ubikuye ku mutima bitewe n'ibyo mwapfuye bitewe n'iki burya iyo wibye n'umuntu amafaranga yenda tuvuge nk'urugero uyu muhinde mwibye 5,000 ubu ufite gahunda oya ni urugero ntanze mwibye 5 namara kumwiba 5 ngewe amusaba imbabazi wimusaba imbabazi bikuye ku mutima cyangwa ni muhumwe iti nakwibye amafaranga 5,000 acyambirwa urabanza ukabisaba Imana imbabazi ukasaba Imana imbabazi Imana nasha byose uyu mukobwa w'umuhinde namwibye 5 none Imana ndashaka ko umbabarira mbere yuko nawe mbabarira nawe Imana urambabarira urumva mbere ko nkafata 5,000 nkabimuheze nti rero 5 nakwibye ese urambabariye kaguti inzovu ndakubabariye iyo mbabariye n'Imana kandi kambabarira cyagite kimva ese ubwirwa n'iki ko Imana yakubabariye oya iyo mbabariye uwo nibye iyo namusubije icyo namwibye uyakambabara n'akambabarira bikuye ku mutima n'Imana irambabarira none se Nzovu hari akantu nshaka kubaza mwitabe ntare kagaki no kuvuga ngo nyine numvisha ukuntu usigaye usenga numva ko ewana ijambo ry'Imana ushobora kuba usigaye uryumva na Bibiliya wenda bimwe na bimwe n'ubwo wenda utari wabimenya byose sibyo Yesu azura Lazaro hari hapfuye nta kibazo ndabona asa ngo ari bize myese yivugiraho okay ngaho wumvisha ikibazo cyanjye ngo iki Yesu azura Lazaro hari hapfuye nde hari hapfuye nde mbwire nyisubiremo nitacyumvishe neza Yesu azura Lazaro hari hapfuye nde Yesu azura Lazaro hari hapfuye nde hayapfuye Lazaro kuko Yesu azura isubiraho nta kibazo ntacyo bitwaye Yesu azura Lazaro hari hapfuye Lazaro niwe wapfuye yari yapfuye ubwo ninde wazuye Lazaro ni Yesu Yesu Lazaro niwe wapfuye kubona Bibiliya ko umuntu uri gusanga wishidikanyaho ntabwo uri wayimenya neza reka burya umuntu azura wapfuye ubwo no kuvuga ngo Yesu n'undi Lazaro niwe wapfuye niwe wari wapfuye okay none se ubu ngubu nyine ubwo wose bundi muri gusengera he kugira ngo n'abantu babimenye n'ahantu muzasezeranira kuko ndabizi ubukwe ntago uzarangiza umwaka butabaye ndabeshya ese ko numva ubundi mu Bahinde baba abenshi ari abasilamu sibyo hari abakristo babayo mu Buhinde hari abakristo babayo n'amahitamo ye nakubwiye yuko uyu yabaye mu Rwanda yize university yego yavuye iwabo yego ari umwisilamu yego ageze mu Rwanda avuga iti Nzovu n'umugaturika ikanange mbatizwe yarabatijwe n'umugaturika ubu ngubu yaranabatijwe tayari byararangiye ese kumbe ubuse nawe ibintu bya Bibiliya yarabigerageza mukuntu naye nkubaza ikibazo ndabigerageza mubaza ikibazo mbaza intumwa za Yesu zari zingahe 12 ya mbere yari yihe Yohana ya mbere Petero inde Petero Yohana Petero okay kangobaza ikindi Bibiliya uriteguye fresh uri sawa uri kumva reka tubwiye yuko turi abanyagaturika kandi buriya se abakatolika ariko bakoresha Bibiliya oya ntabwo bakoresha nk'iriya y'abakristo burya ziratandukanye ushobora kuba umaze kugira experience ya gikristo mbese Nzovu nyine ubwo gahunda muri gutegura mu rukundo rwanyu bambwiye ko mukiri kwiganaho ariko by'umwihariko tutararenga aho ngaho wenda nubwo tutari twabikubwiye hari impano yari yaguteguriye urabyumva uti umuhinde surprise inshuti yawe agomba kugutegurira impano nibyo koko kugira ngo nanjye ntazamwibagirwa mu buzima iyi gift rero ni gift ikomeye cyane ngira ngo si wayimuzanira nta kibazo yimuzanira so ni Nzovu ataraza wenda urakeka ko yaba ari iyi nyine bitewe n'ukuntu mumaze kumenyana urumva impano yaguhari iyi dore sayize ashaka kuba harimo buriya impano ngewe ashaka kuba harimo bogisi
boxer urumva nicyo kintu kubera iki utekereje boxer erega burya abagabo kashi iyo umudamu agukunda avuga ati wamuzana ka boxer keza igihe twazabana kazaza kambara nkareba ngiye ndumva ariko ariyo mpano irimo ukumva ari boxer niyo mpamvu nyine ariyo isutekereza ubuse niyara kuko nta kuntu yama impano y'inkweto kandi inkweto yarazinzaniye ubuse ubu ngubu niyo Nazara ubwo arahambura ngo nta kindi kintu utekereza bigira amatsiko oya neza ibindi yanzanira nibi sawa urahaguruka rero uyimuhereze ubwo dufate Nzovu ni imana ikomeye cyane cyane kandi abizi yuko iza kumushimisha ni sheki wow sheke wow cyane wow nagize amahirwe ikaba boxer nibura yakamwa ko atajyambara bugisa nkazayimu ubyumve urabizi se ko ngukunda none uraza kubibona neza Nzovu kari kwijijisha ni sheke kabisa sheke y'amafaranga none si n'amanyarwanda n'amadolari byumva ute ko watekereza ko ari boxer ukaba usanze ari sheke nahita nubakamwe inzu yo kuzabanamo nawe oya ahubwo n'inzu nayo ifite kuza kandi ifite ni surprise nayo urumva inzu nayo azayiguha ahubwo iyi sheke kwitekereza yuko azayubaka ariko nzamutanga iyi sheke uratekereza ubu ugiye kuyipangira iyo mishinga nubwo utari wayibona ariko ntabwo umukunzi wawe yakubeshya tubwira imishinga y'isheke imishinga ya sheke nshobora no kutegamo indege turabona mu muco wa kinyarwanda senzi nimba mu Buhinde naho bihaba yuko ndana umukobwa ajya kukwerekana iwabo havuka mu Buhinde nanjye nkazamwereka aho mvuka i Nyanza ushaka kuzajya gufata irembo nubwo twategamo indege nkareba ababyeyi biwe papa we na mama wiwe turi ba best rega ese urumva umuntu yagoyeza impano ya sheke akabura itike yo kugutegera ngo ujyeyo ariko burya akenshi nawe mugabo kuba umaze kubona sheke sinangombwa ngo uwo mukundana gutegera nawe wamutegera ahubwo nicyo cyerekana rega ko kumwe nabwo mu rukundo ko nashaka kugira inama imeze ite surangira inama uranduta oya none se reka gumaze wasanga ari ushaka kwica ubu baravuga ngo urakaruta oya baravuga ngo urakaruta kakakuriza waduriwe uwo mugani ntago wuzi akanyajisho none se ubwo nyine urumva nimba ubukaruta kakakuriza kuvuga ko n'umwana yakugira inama umwana wese iyi sheke wase ubundi wabanje ukayumva iyi sheke ngiye numvagamo sibyo umbwira igitekerezo cyanjye nimba ari kizima nawe wacyemera umvaga wagoramo kamera ukagoramo na mikrofone ugashinga cano cano kamera abanyamakuru muyibe hakiri kare indeso yiba kari wowe uzajya ubwo niyo nama niyo kukuri umunyamakuru niyo nama uragira ngo uzahite uyitwa oya da oya urenda ngo Nzovu azahita guha akazi azahitamo akazi uretse urumva nyine umuntu atakurira yishyira tuzabanza tubitekerezo ariko nini nama nzibo niba ujya kuri cano z'abandi ku cyo utahita uguramo kamera yawe na mikrofone zawe ugashinga cano kugira ngo nzaye ngutize oya da nose kandi twe dufite ibyacu reka none ndabyanze noneho umuhinde wanjye arasa neza nzahita nguramo akamodoka nubwo kaba akamiliyoni nzaze mutwaramo kandi si uyifite ufite imodoka okay irahari ariko wenda ntabwo idushimishije twebwe njye na besto njye nawe ntabwo idushimishije rero ni ngombwa ngo nawe azigurire ku giti cye ayigiriye nanjye ngiri yanjye tujye duparika twese ako nyene kumva shayisheke nyene numva nyishidikanya wishidikanya hose gute reka yihereze imbere y'abakunzi ba Wisdom TV Rwanda uyimushyikirize sibyo gira ngo murahaguruka muhaguruke rwose ayigushyikirize rero murehindukire murebane akira udufotora ariko niyo foto reka tuba photographe nagire bafata agafoto none se hoya muhoberane ase muhobere neza oya Nzovu niyo hagarara hano nta kibazo kugira ngo bareshye ne oya hagarare nta kibazo oya hagarare nta kibazo hagarare hano nta kibazo dufasha hano nukore humura nago ngo hagarara hano muhobere mwegere igera umusheri wabo urcyo uretse asiko ndeba wa muyinde kaze wacu ba proud nakabizo kwitama
wega we no usi impano turereka abanyarwanda ra mumanure neza se nta mpamvu yo ko numva nshaka ko tuyereka abanyarwanda oya wigira amatsiko oya reka nzava yereka abanyarwanda turebe ko yo mfasha tuyerekane reka nzova reka nkwereke nzovunge nanze abantu bagira amatsiko yo kuzabona iki yo kuzabona imodoka yavuye muri iyi sheke aka iyi ni sheke iremereye yego kugira abantu barayibona ko yashyize mu manyarwanda harimo nka miliyoni 30 miliyoni 30 aka sheke ifite sheri sheke ifite abavuta impano maye icara nta kibazo nanjye utaha ndagerageza nanjye kwiguha urumva umeze utenzavu nyuma ndumva nishimye umutima wanjye urakeye unyeretse yuko no kubana byaba birimo oya birimo pe nanjye hari icyizere imisimbona ko ampaye kado barabane nta wigeze yimpa ngahebaze no kuri kw'Imana mu mutima uso wumva umeze ute urakeye cyane ese we wabitekereje gute ukavuga ati nzovu nibwo tukimenyana ariko mu bihe byacu bya mbere byo kumenyana ngomba guhita ati mugenera impano n'umuco w'iwanyu mu Buhinde yego n'umuco wacu kandi ikindi nago waba ufite besto ngo muburira Imana ese ubu ngubu baracyari besto ubu ni besto rega besto abakaze niyo mpamvu watekereje kumuhereza impano besto wanzovu niyo mpamvu nabitekereje cyane kuri kw'Imana ngiyeyo nabakunze muraberanye byatari sibyo nzovu niba zira gahunda zo kujya Sodoma yaraziretse sibyo imbaretse ba mama Queen imbaretse ba mama Sandrine urumva enda icyo nakongera gusura gato inyuma ntabwo buriya nimba nararetse mama Queen nta mwana dufite yego ariko mama Sandrine dufitanye abana buriya iyo umuntu mwabyaranye mukamufitanye abana we ntabwo wamureka burundu nawe tujya kujya mu rukundo narabimubwiye arambwira iti nzovu nanjye nkunda umugabo arabyara nanjye nkunda abana kuko nanjye narabyawe kandi nanjye nzabyara ti ikimenyimenyi mama Sandrine no kumusura twazajyana nkamusura nkajya gute nkasura abana nabo igihe bibaye ngombwa Imana bidufashijemo nubwo twashinga urugo abana bawe baza bakansura kuko nabo ni nk'abana banjye twabyarana n'umwana bose bava indimu ntabwo yanga abana uyu Muhinde ikintu yanga abo ba mama Queen ba Jeannette Nyiramenyo na Nyiramenyo ni namwe hari n'undi uteka amasamake abo nibo mushyashya ndamutse ndamukamenye ko abasubiyemo nzahita ngukaraba mu ntoki ubu ngubu uteka amasamake se we yitwa ariko yitwa Jeanne we ariko numvise ko uri kwa mama Sandrine we nta kibazo ntago wareka kujya gusura abana wabyaye ese ubwo ngo biramutse bibaye ngombwa ko mubana sibyo hanyuma nyuma yo kubana mama Sandrine akavuga ati ngewe nzovu abana namagumanye igihe kingana gutya na gutya yego aramfashaga ariko ndashaka yuko nawe ubu bafite wabyemera ko abo bana baza iwanyu ho mwaba muba yego nabyemera ahubwo nanabajyana mu Buhinde kuko ndabakunda kandi bakunda n'abazi ese ubundi muzaba mu Rwanda cyangwa muzaba mu Buhinde twebwe tuzaba mu Rwanda urumva akazi University Butare kandi nanjye ndi umunyarwanda tuzabana hano usibye ko mu Buhinde tujyayo gutembera ngiye gura na famiye twongere tugaruke ariko ku kibazo cy'abana uvuze banjye yabarera rwose bibaye ngombwa ko mama Sandrine abatuzana uyakunda abana urumva bariga ahubwo bibaye ngombwa nabo bakabona buruse yagerageza kubibafashamo bakajya kwiga mu Buhinde bakajya kwigira mu Buhinde none se no kuvuga ngo abo bana aryo ufite abana bangahe wene mu ni 4 abana 4 ubwo urateganya nko kuzabyarana bangahe na urumva bitewe n'ubuzima tuba turimo nimba mfite 4 uyu nguyu twabyara bakeya nka 2
mbese muri rusange twaba dufite abana 6. abana 6 kandi bose baba ari abanyu koko Ntago ntago mwagira none se mu Buhinde ko nzi ko imico yaho sibyo ariko njye nta makuru mfite sibyo nzi ko mu Buhinde nta muntu ujya ushaka umukobwa waho atakiri imanzi umukobwa utakiri imanzi se oya muhungu ngesabwo ndi imanzi narabyaye nyine ntago ujya ushaka umukobwa waho ufite undi mugore ku ruhande terwa na famille uvukamo terwa n'umuryango uvukamo ntabwo umuco wacu twese oya yarankunze kandi yize mu Rwanda ntabwo iby'iwabo mu Buhinde nta nubwo bimwe ntibaranabimenya nta n'ibyo banazi ubwo mama Sandrine we nta kibazo nawe yabigiraho reka mama Sandrine nta kibazo rwose kuba gusa mufasha abana kubarera kugira gute sibyo mama nta kibazo waho ndo haryo ugiye gukubita ninde oya nawe nkubita si nzovu ibihakana nuko ngiye utwara gutya mu ijosi burya abagore barwana bajyana inzara ntabwo yankubita ingumi ubu ni mama Queen nta wundi ni mama Queen niwe ugiye kurya twakaci azaguhitana none namenya gufite uko ngiye hari ribisi azaguhitana amitana ibiki namenya gufite umuhinde mase mubaye wana mugani erega kereka tugiye kuba mu Gashyikiro kandi urwego turimo uyu ni umuhinde se wamujyana muri biriya bitaka ni Kacyiru Nyamirambo azabasanga mu makuru Nyarutarama nese kwa dusanga icyambere tuzadufite rwa rugi rukoreshwa na telekomando dufite umusekirite buri umusekirite wagize umuntu ukomanga arabanza akaza kubaza ba boss ti umuntu twagukena gutya mufungure yinjire tuzaduhita tumubwita mwirukane vuba ni mama Queen mwirukane mama Queen ahite agenda umusekirite ahita amusohora ubwo ari mama Sandrine uje none akamusohora mama Sandrine we yakwinjira akaza yazajya uhita ubwira ati amagare kuri telefone mama Sandrine mureke yinjire uwo ni mama w'abana urumva ko bizasaba gupresenta abantu bawe umusekirite mbere ko yinjiza umuntu aba afite telefoni cyangwa afite icyombo akabanza agamagara boss nabonye izo no kukivugiraho nyirabuje kabuti umuntu witwa gukina gutya kuko umusekirite ari n'igihe abanza kumwaka indangamuntu umuntu ufite indangamuntu witwa gukina gutya muhe karibu yinjire twebwe tukahita nimba ari mu makwe tukabwita ntiyinjire agahita avuga ati banze ko winjira noneho mama Sandrine yaza yati hari umumama witwa gutya na gutya ambwiye ko yitwa mama Sandrine uwo twahita tumwita uwo muhe karibu ndende urumva kujya kwa Nzovu nyuma yo gukora ubukwe n'umuhindekazi ni process ndende bizaba bibanza binyure ku musekirite nimba yaka aje kudusura musekirite ambwira ngo yakamwana arinjiye mu bwini uwo mureke twajya dusangira kanoresi yakamwana agira ngo arabyumva yakamwana ahubwo nawe ndashaka ko tuzamuhuze n'uyu muhinde wawe ko ni inshuti yawe atandemwa buretse nose si inshuti yawe yakamwana atazankubita agapapa oya none namutiye wa munyamakuru nawe menye uri umuganga yakamwana bazahure naramaze kumushaka mwaramaze gukora ubukwe ariko yakamwana ushaka gusenyera dusabe oyas none se nyakamwana uramutinya ku buryo mwahura ni inshuti yawe simushaka ku muhinde wanjye aka kanya yakamwana raturumva atabara byiza kubonana nawe yabyanze nago byakunda ariko mushaka kuba mwuzuzanya igihe mumaranye icyumweru icyumweru nukimaze ndi mu Rwanda ariko ntabwo tumenyanye kubw'icyumweru oya mwari musanzwe muziranye n'ubundi tuziranye ko tutarabonana ngira ngo rero dusoza sibyo Nzovu ugiye kugira amagambo umubwire imbere y'abantu kugira ngo n'abantu babimenye neza ko mukundana amagambo atarenze 5 wamubwira twavuze amagambo namubwira oya ureka kana kamabukwe ndagukunda kana kamabukwe sinzakubabaza kana kamabukwe sinzatuma amarira ashoka nzagukunda abanzi baganye
icyo uzashaka cyose nzakiguha aho ushaka hose ko nzahagutuza nzahagutuza nzagutuza abakire bamwe na bamwe hano ku isi babuze nka Jackson Michael yashatse kujya gutura mu kwezi biranga ariko ngiye mfite ubushobozi bwo kuzagutuza mu kwezi. Mwakoze cyane. Uru rukundo gira ngo urubishi bitoba nzobone gutya wateretaga na ba mama Queen. Oya mama Queen ntabwo namutese gute meza byatari. Oya nese nzovuka abagore bamukunda nzovuka abaki bose bamukunda ni imitomo bubatera nzo mwabagore mwe mu nkunda uvanyemo mama Sandrine abandi bagore ndabakatiye dore bye wo turi mu rukundo nguyu murabibona ko afite umukundo rero dusoza nzovugiye kudusengera dusoza ikiganiro dusezera oya umuntu abagomba gusezera aba shu nawe nasenga aha mbo akiri twagiye senga asengere abenshi tugenda ku moto dusubire mu macumbi dutuyemo amahoro. senga soza Mana turagushimiye kubw'urukundo rwawe ndetse n'imbabazi zawe tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko dusoje ikiganiro hano tugiye kugenda rero Mana turakwingize kugira ngo bane natwe aho tujya hose yakwingize kugira ngo dukomeze nge na best wanjye ndetse n'umunyamakuru turi kumwe kugira ngo dusubire aho twavuye amahoro tukweretse ndetse n'abadukurikiye ubane nabo ubashoboreshe muri byose ndetse na Yesu Kristo urakoze kubw'urukundo rwawe no kugira neza kwawe ndetse na Yesu tukoretse na kameramani we wari umwibagiwe Mana kameramani ujye umucunga ntakicwe n'inzara kuko yishwe n'inzara kamera iramucika ikaba yameneka. Mana ndakweretse iyi kamera ujye uyirinda urinde na kameramani ntakicwe n'inzara urugo rwe rujye ruhaha ruronke abandi baburiye mbigusabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Yes no kuvuga ngo turabashimiye abakunzi ba Wisdom TV Rwanda murabizi n'ubundi ni Dash Presence naye babwiye ngo tugiye kuzadora tubana buri munsi turabashimye byatari tubabwira gukurikirana Fred Images Rwanda ndetse no kuri Instagram niko twitwa ahantu hose turakunda cyane